hari twasoma message ye cyangwa comment abaye ntawe hari kandi nabwo twazitegereza tukaza kubivuga nyuma wenda hari igihe abantu baba barimo kwandika. Reka rero muri uwo mwanya duhamagare Apostle Emmanuel aza tuganiriza ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Mbibutsa ko iyi ari Sauti Prayer Room. Imana ibahe umugisha. Amen. Hallelujah. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Boneho umwanya wo gushima Imana. Nanjye shimye Imana ko umwami Yesu yatuzukiye. Amen. Yarazutse ntago yaheze mu gituro. Hallelujah. Icyo kintu kinteye gushima Imana. Amen. Abantu baramwishe bazi ko bamwishe bya burundu ko birangiye, ariko umwami Yesu nkuko yabivuze yanze guhera mu mva. Amen. Ahubwo yarazutse. Hallelujah. 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 Ntago Yesu ajya avuga ijambo ngo rihere, kuko nubundi yari yabibabwiye. Arababwira ngo nzapfa, kuko yaje mu isi yambaye umubiri w'umuntu. Atariko ntago nzahera mu mva, nzamaramo iminsi 3 gusa. Amen. Umunsi wa 3 nzazuka. Amen. Abantu bakavuga bati ibyo nibyo wivugira. Buranja ntekereza wenda nk'ijambo bamubwiye, ashobora kuba baramubwiye bati ibyo nibyo uri kwivugira, kereka tutakwishe. Ariko kuko ijambo ry'Imana rihora ririzima, Yesu koko baramwishe ariko ntago yaheze mu mva. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Iryo ryari ishimwe nashimiraga Imana ko tuvuye mu mwanya wo gushima. Abari ku buhanga bw'ibyuma bakomeze barebe niba message z'abashima ziri buze kugira ngo tuzitambutse. Amen. Amen. Hari abantu bagifite microphone aho ngaho? Yego. Mwongere mutuzamurire indirimbo ntacyo muririmbira aho ngaho ivuga ngo mbese iyandeka. Mwongere muyisubiremo. Mbese iyo Yesu andeka nari kuba wandi, ninde wari kuncungura? Eliya ntawe hari. Mbese iyo Yesu ataza kumfira nari kubuwande. Mbese yandeka ninde wari kuncungura ko nawa bishobora. Yesu ashimwe. Mumanure kuko ubwo urumva tuba twaririmbanye ariko mwanjyanye hejuru. Mumanureho gatoya. Nuko mutari mwashizeho keyboard. Reka cyangwa mugendere mu ijwi ndi bubahe kugira ngo tujyane. Sibyo? Sorry ho gato. Mugendere mu ijwi riri bumfashe kuko nanjye ndashaka kubivugaho mbyumva kandi nabiririmbyeho. Umucuranzi yihangane yiyaranje ajyana n'ijwi ryanjye. Mbesi yandeka ninde wari kuncungura ko nawa bishobora. Mbesi yandeka ninde wari kuncungura ko nawa bishobora. Mbesi yandeka ninde wari kuncungura ko nawa bishobora.
Haleluya. Amen. 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 Umwami Yesu iyo aza kundeka, ubundi ninde wari kwiyemeza kunshungura kubw'ibyaha twari turimo? Ninde wari kwiyemeza kugucungura wowe kubw'ibyaha byari bikugoze? Mu ijuru habaye inama, bari gushakashakisha uwaza gucungura abari mu isi. Habura n'umwe. Yesu wenyine avamo, afata icyemezo, aravuga ati uriya muntu ngiye kumucungura. Oh, haleluya. Ngira ikindi kintu mbibariza. Ushobora kuba ufite anko wawe ukomeye, ushobora kuba ufite so wanyu ukomeye, ushobora kuba ufite nyoko wanyu ukomeye, murumuna wawe cyangwa se mushiki wawe cyangwa se mukuru wawe. Ariko reka mbabwire, iyo ibyago byaje, buri muntu yiruka akiza amagara ye. Niyo yaba ari umubyeyi, twagiye tubibona. Mwihangane abantu bari kuvuza ibyo bintu, mwihangane please. Nari mvuze ngo ubu tugiye kugera mu minsi itoroshye, aho abanyarwanda baraba barimo baribuka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ariko muri icyo gihe twagiye tubona aho umubyeyi atandukana n'umwana we. Twagiye tubona aho mukuru w'umuntu yari amuhetse ku mugongo akabona birakomeye akiruka. Yaniruka ntabe yizeye ko ari bugere iyo agiye amahoro. Kubera iki? Nta murengezi twari dufite. Kubera iki? Nta bundi butabazi twari dufite. Ubutabazi twari dufite ni Yesu wenyine. Ubutabazi twari dufite ni Imana yonyine. Ariko se wowe warokotse kuri uwo munsi no kuri iyo minsi, wibwira ko ari nde wakurokoye? Ni Yesu wenyine. Ese yakureka ninde wari kukurokora? Abagizi ba nabi bakumereye nabi. Ariko turashima Imana ko Yesu ataturetse. Haleluya. 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 Yesu ntabwo yigeze atureka. Icyo gihe rero byo ntabwo byari mu ntambara, ahubwo umwana w'umuntu yari ameze nabi, arimo aracumurira Uwiteka, ari umunyabyaha, bimwe bibi cyane bitukura tukutuku. Ariko kuko Imana yari yarigeze kwirahira ikavuga ngo ntago izongera kurimbura isi ikoresheje umwuzure,
urukundo rwayo rwarongeye rutugarukaho. Rumaze kutugarukaho ruranarenga, rusumba urw'umwana wayo ari we Yesu Kristo. Ikoresha inama. Ninde muri mwe wabasha kujya gucungura bariya bana banjye? Mu ijuru habura n'umwe, ariko Yesu wenyine afata umwanzuro. Haleluya. Musubiremo ngo Yesu afata umwanzuro. Yesu afata umwanzuro ku bwacu. Haleluya. Aravuga ngo ndamanutse, nitaye kuri ya macumu, nitaye kuri bya bitutsi, nitaye kuri ka gasuzuguro, nitaye kuri ya mahwa, nitaye kuri bya bindi byose, ariko mfashe umwanzuro ndamanutse. Kubera njye nawe, kubera njyewe nawe. Ariko indirimbo twaririmbaga turavuze ngo Yesu yatureka, ubu tuba twaribagiranye kera tutanakibuka, ariko Yesu aragahora ku ngoma. Ahimbazwe Yesu. Imana ihimbazwe. Amen. Imana ihimbazwe kubw'ubutabazi bwayo. Ubu tuba twarongeye tukarimbuka bwa kabiri, ariko Yesu aradutabara. Imana ishimwe. Nari nkiri muri introduction, ntabwo ari ryo jambo nshaka kutuganiraho uyu munsi, ariko ndashaka kuganira ku ijambo ry'uyu munsi rivuga kuri Pasika. Ntaragera mu byo nshaka kuvuga, ndashaka gusobanura ngo Pasika, iyo umuntu avuze Pasika yumva iki? Twebwe kuri Pasika niwo munsi wacu, abakristo, abacunguwe, dukomeza kwibukaho ko Yesu yaducunguye. N'abana b'abantu no ku isi tugira itariki tugenda twibukiraho ibintu runaka, events runaka zageze tubaho mu buzima. Ariko twebwe abakristo, umunsi wa Pasika ni umunsi twibukaho izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ko yarapfuye, abantu baramwishe, ariko ntabwo yaheze mu mva nkuko yabivuze. Umunsi wa gatatu warageze, arazuka. Ijambo rero nshaka ko tuganiraho uyu mugoroba, ndashaka ko tuganiraho ku ngingo byibuze eshatu. Ndagerageza eshatu zonyine. Ingingo eshatu zituma twizihiza Pasika. Yesu ashimwe. Kugira ngo wowe unkurikiye, nuhura n'umuntu akakubaza ikibazo, ese kubera iki mwizihiza Pasika, uzabashe byibuza kumusobanuriramo ibi bintu bitatu ngiye kukubwira. Ni iyihe mpamvu zituma twebwe abakristo twizihiza Pasika? Icya mbere, iyo twizihiza Pasika twibuka urupfu rw'umwami wacu Yesu. Icyo ni icya mbere. Impamvu ituma twizihiza Pasika, icya mbere, ku ruhembe rw'ibituma twizihiza Pasika nta kindi, nuko twibuka urupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo. Urupfu yapfuye. Kuko urupfu yapfuye cyari igitambo. Ni igitambo kuri twebwe abakijijwe. Ni igitambo cyaducunguye twarabo gupfa tukarimbuka. Iyo ni ingingo ya mbere. Icyo gituma twebwe twibuka Pasika. Bosco, ufite microphone kugira ngo dusangire umugisha. Mbesi yandeka ninde wari kuncungura ko nawa bishora. Mbesi yandeka ninde wari kuncungura ko nawa ninkomeza gitera mugene mukora ko ngako gusa nitujye mu bitera ko turi kwibaza ninde wari kuducungura.
haleluya. Dusomere mu Baroma ibice 5 umurongo wa 8. Abaroma ibice 5 umurongo wa 8. ibice 5 umurongo wa 8 mu Baroma. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yapfiraga, ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Haleluya, haleluya. Amen. Ariko Imana itwereka urukundo rwayo kuko Kristo yadupfiriye tukiri n'abanyabyaha. Ibaze, twari tukiri n'abanyabyaha, ariko kubw'urukundo rw'Imana Yesu ahitamo kudupfira. Ubundi ngewe kera ntarakizwa, iyo umuntu yankoserezaga ako kanya, niyo hari kubiki kugira ngo mpite mubabarira, byari bigoranye. Nabanzaga kubyiyumvamo, nkabyiyumvamo nkumva ko ngiye kumubabarira, ariko apana ibintu byo kuntungura. Noneho Yesu we yarabikoze, abikora tukiri n'abanyabyaha, tukinababaza Imana, ariko kubw'urukundo rw'Imana, kubw'urukundo rwa Yesu ahita yemera kudupfira tukiri n'abanyabyaha. Ibyo rero nibyo byaducunguye, nicyo gituma twizihiza Pasika. Navuze ngo icyambere gituma twizihiza Pasika, twibuka urupfu rwa Yesu Kristo, kuko Pasika itwibutsa ko Yesu yadupfiriye, itwibutsa ko Yesu yapfiriye ibyaha byacu, nibyo byamushyize ku musaraba. Ibyaha byacu, ibyaha byanjye nawe, nibyo byashyize Yesu ku musaraba, ariko aremera aradupfira. Rero urwo rukundo Yesu yadukunze, urwo rukundo Imana yadukunze, nirwo rutuma twibuka buri munsi uko itariki itashye ko Yesu yadupfiriye kandi akadutabara apfiriye ndetse ibyaha byacu tutarabona kurokoka. Ubundi twarabo gupfa tukibagirana, ariko Yesu yaraducunguye aradupfira. Haleluya. Reka nkubwire icya kabiri gituma twibuka Pasika. Icya kabiri ni uko twishimira umuzuko wa Yesu. Haleluya. Icya kabiri, murankurikiye? Icya kabiri ni uko twishimira umuzuko wa Yesu. Bishatse kuvuga ngo iki? Nubwo Yesu yapfuye, ariko ntago yaheze mu mva. Haleluya. Nubwo yapfuye, ntago yigeze ahera mu mva. Niyo mpamvu twebwe iyo turi kwibuka Pasika cyangwa twizihiza Pasika, icya kabiri twibuka ko Yesu yapfuye, yego kuko abantu babashije kumwica, ariko ntago yaheze mu mva, kuko ku munsi wa gatatu yarazutse. Ku munsi wa gatatu yarazutse. Rero twishimira intsinzi y'umuzuko, intsinzi ku rupfu rwa Yesu Kristo. Ntekereza babandi bavugaga ngo ntazazuka, ngo bamwishe, bamuhorahoje, bamurangije. Ntekereza uko batekereje bamaze kubona ko kuko Yesu yazutse kandi bari baramubambye, baramwishe. Umukristo rero, ikintu cya kabiri gituma twizihiza Pasika ni ukwibuka ko Yesu yatsinze urupfu, nubwo yari yarapfuye ku byaha byacu. Haleluya. Twebwe rero abakristo, iyo turi kwibuka ko yazutse, bidushyiramo umunezero, bituzamuramo ibyishimo. Ibaze nk'ubu, nk'urugero, uramutse uhuye n'inshuti yawe mwakundanaga, yari yarapfuye kera, wajya kubona ukabona murahuye, ibyishimo wagira. Gerageza kwibuka, ibuka nk'umubyeyi wawe uburyo mwakundanaga. Gerageza kwibuka, wibuke nk'umuvandimwe wawe uburyo mwari mukundanye. Ugerageze kwibuka, dore ko twebwe dufite n'amateka mabi ameze nabi ukuntu. Twagiye tubura abacu, twagiye tubabura cyane. Ariko ibaze
ku munsi w'umuzuko, umunsi uzahura n'uwo wakundaga, ibyishimo uzaba ufite mu mutima wawe. Natwe kuba Kristo rero twishimira intsinzi y'urupfu rwa Yesu Kristo ubwo yazukaga akava mu bapfuye akazamuka agasubira mu ijuru, aho tuzongera tugahura. Haleluya. Ndetse n'ikimenyimenyi ahubwo ngo yasize n'ikuzimu ahambiriye Satani. Yesu ashimwe. Uyu mugoroba kuri uyu munsi wa Pasika ndakwifuriza kugira ngo ibyawe byari bipfuye, ibyawe bitari bimeze neza, ibyawe byari byaribagiranye, bizuke mu izina rya Yesu. Bizukane na Yesu, bizukane na Kristo, bizuke kuri uyu mugoroba, bizuke kuri uyu munsi, byongere bigira ubuzima mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ishimwe. Yesu ntabwo yaheze mu gituro, ahubwo yarazutse. Yarazutse. Reka dusome muri Matayo 28 murongo wa 6. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haleluya. Ibice 28 bya Matayo ku murongo wa 6. Haravuze ngo ntari hano kuko yazutse nk'uko yavuze, nimuze murebe aho umwami yararyamye. Haleluya. Subiramo. Ntari hano kuko yazutse, yego, nk'uko yavuze, nimuze murebe aho umwami yararyamye. Haleluya. Amen. Iryo ni ijambo ry'Imana riduhamiriza ko Yesu yazutse. Ntabwo ari hano nimumubarize mu bapfuye, kuko yazutse. Haleluya. Niyo mpamvu rero twishimira urupfu rwa Yesu Kristo, ko rutamuheranye mu gituro, ahubwo yagezeyo arazamuka. Amen. Haleluya. 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 Icya gatatu, kuko ndenda gusoza, icya gatatu gituma twizihiza Pasika ni ikihe? Nuko tubona ubugingo bushya muri Kristo Yesu. Haleluya. Icya gatatu, tubona ubugingo bushya muri Kristo Yesu. Iyo turi kwizihiza Pasika tuba turimo twibuka ubugingo bushya turi kubona muri Kristo Yesu. Haleluya. Umuntu nakubaza uzamubwira uti nizihiza Pasika byibuze kuri ibi bintu bitatu, ugerageza abari ibyo ufata, n'ibindi birahari ariko ugerageza ibyo ngibyo bitatu kugira ngo bifate mu mutwe nk'umukristo. Icyo nacyo twizihiza Pasika. Kubera iki? Kubera ko tuba turi kubona ubugingo bushya muri Kristo Yesu. Haleluya. Uyu ni umwanya rero wo kugira ngo wisuzume, urebe mu mutima wawe niki kirimo gishobora kongera kugutandukanya n'umwami Yesu. Niki kirimo gishobora gusubiza Yesu ku musaraba. Niki kirimo gishobora gutuma hongera guterana indi nama. Niki kirimo gishobora gutuma Yesu ashobora kongera gufata umwanzuro wo kugaruka kandi akongera kujya muri ya mibabaro. Birahari byinshi, ariko niba uri kwibuka urupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo, ongera usubizwemo imbaraga, ongera ugire ubugingo bushya, ongera ugire imbaraga mu buzima bwawe, ongera Kristo, ongera umwemerere yinjire mu mutima wawe, akuyobore, mukundane nk'uko mwakundanaga mbere. Haleluya. Rero Pasika itwibutsa ko duhinduka bashya muri Kristo, tugatangira ubuzima bushyashya. Amen. Amen. Amina. Abaroma ba kabiri, Abakorinto ba kabiri, ibice 5 umurongo wa 17. Nino nawo tugiye kusoreza. Ibice 5 umurongo wa 17. Mu Bakorinto ba kabiri. Abakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo wa 17. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Yego. Ibya kera biba bishize. Dore byose biba bihindutse bishya. Amen. Haleluya. Nuko rero umuntu iyo ari muri Kristo Yesu
ibya kera byose biba bihindutse bishya. Ni ibiki wibutse mu mutima wawe? Ni ibiki wibutse mu bugingo bwawe bitameze neza? Uyu munsi rero, ku munsi wa Pasika, ukubera umunsi wo kongera kugira ubuzima bushya, ukubera umunsi wo kongera kugira kongera kugarura ubusabane na Yesu, kongera kwemerera Yesu agatura muri wowe. Haleluya, haleluya, haleluya. Wituma Yesu akureka, kuko nta wundi wabona wagucungura, nta wundi wabona waguhesha, wakongera kuguhesha ubuzima, wakongera kuguhesha ubugingo. Haleluya, amen, amen, amen. Yesi yandeka, ninde wari kuncungura ko nawa bishobora. Besi yandeka, ninde wari kuncungura ko nawa bishobora. Besi yakureka, besi yandeka, ninde wari kuncungura ko nawa bishobora. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mwami wacu Yesu, turagushimiye igitambo cyawe cy'umuzuko, turagushimiye igitambo cyawe n'umuzuko wawe. Uduhe kubaho ubuzima bushya, twizihiza Pasika ndetse no mu mwuka. Yesu, uramutse uturetse, nta n'umwe uri ku isi waducungura. Yesu, uramutse uturetse, nta muvandimwe wadufataho umwanzuro wo kugira icyo atumarira. Yesu, uramutse uturetse, nta mubyeyi wafata umwanzuro wo kugira icyo atumarira ngo atwuzuze. Yesu, uramutse uturetse, twapfa, twarimbuka, twashira, twakicwa n'ibyaha. Yesu, udukuyeho amaboko, nta wadufata, nta muntu waturengera, ntawe uretse wowe. Kuri uyu munsi rero, tugushimiye igitambo cyawe cyiza, tugushimiye yuko wazutse, yuko utaheze mu bapfuye, kuko iyo uherayo ntabwo twari kuba tugicunguwe. Iyo uherayo bari kutwishima hejuru, iyo uherayo ntacyo twari kuba tukiri cyo, abakwishe bari kutugiraho ijambo. Ariko tugushimiye umuzuko wawe nk'uko wari wabivuze, tugushimiye yuko uko wabivuze ariko wabigeje, tugushimiye yuko wafashe icyemezo cyiza, uza kuducungura. Twari abo gupfa tukibagirana, ariko wagize neza. Uyu mugoroba rero ndasenze kugira ngo twese duhinduke bashya muri Kristo Yesu. Uyu mugoroba turasenze ngo abadukurikiye bahinduke bashya muri Kristo Yesu. Uyu mugoroba turasenze ngo abari muri iki cyumba, sauti hewani, sauti prayer room, icyumba cyo gusengeramo, icyumba cyo kuguhimbarizamo, reko wakandagijemo ibirenge uwo ari we wese arengerwe nawe. Ibyapfuye byose nibizuke mu izina rya Yesu. Ibitameze neza byose nibizukane nawe mu izina rya Yesu. Akazi kari karapfuye kazukane nawe mu izina rya Yesu. Ibyari biboshye bibohoke mu izina rya Yesu. Turasenze kugira ngo Pasika ibe Pasika nziza mu mitima y'umukristo uwo ari we wese. Ariko kandi ntiwibagirwe ufashe umwanzuro uyu munsi kugira ngo nawe umurengere, kuko ufite amaboko
y'imbabazi uracyateza amaboko ngo utubabarire. Ntiwibagirwe rero, ntufashe umwanzuro wo kukuyoboka kuko nawe waramupfiriye. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Urakoze kutugiriye neza, urakoze yuko waje kudupfira, urakoze ko wafashe umwanzuro mwiza. Yesu turakwishimiye, wagize neza kudupfira, ko nta wundi wari kuducungura. Urakoze yuko twumvise ku mugoroba natwe dufashe umwanzuro wo kuyoboka inzira yawe. Dufashe umwanzuro wo kutongera kugusubiza ku musaraba, kandi dufashe umwanzuro wo kutongera gutuma ubabara. Dufashe umwanzuro wo kutongera kugusubiza mu gahinda ukundi. Dufashe umwanzuro wo kugendera mu buntu bwawe, kugendera mu bwiza bwawe. Haleluya. Abafashe umwanzuro bose ubatera imbaraga zo gukomera mu byawe. Tubisenze twizeye yuko ubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mane muhumugisha Aposo kutuganiriza ijambo ryiza. Tubwiye ijambo, sinzi niba mwaryumvise, rivuga ngo Yesu mu kuzuka kwe cyari ikimenyetso cy'uko anesheje, atsinze urupfu. Yesu atarapfa, urupfu rwari rufite ububasha ku bantu. N'abera barapfaga, Satani akabakingirana. Ariko Bibiliya iravuga ngo Yesu amaze kuzuka, yazukanye imfunguzo z'urupfu, akingura ibituro by'abera, binjirana nawe ahera. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Turasoje. Buri ku cyumweru tuba turi muri iki cyumba turamya Imana, tuyihimbaza, twumva n'ijambo ry'Imana. Mwihangane mujye mudukurikirana, kandi nukuri bizatugirira umumaro twese. Imana ibahe umugisha mwinshi. Turasoje, naho ku cyumweru gitaha twemera abatugira inama, twemera abadutera inkunga. Rwose komenti turazemera, niyo mpamvu kuri channel yacu komenti zidafunze. Buri wese abahawe kaze kugira icyo atubwira cyateza imbere umurimo w'Imana, ibintu bikarushaho kugenda neza. Imana ibahe umugisha. Naho ubutaha twasenze, kandi mwese mujyana amahoro ya Kristo. Murakoze cyane.